Hello guys, ndagusuje kandi ngo ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda ariko ugahitamo kunkurikira kuri uyu murongo Inkomangiro TV. Wumve ko nguhaye ikaze urisanga cyane. Nizere ko rero aho muri hagiye hatandukanye mumeze neza, abatameze neza mukomere mu ijuru hari Imana, ntabwo ariko bizahora. Igicu ubona gisa nabi burya ejo byahinduka, ejo ukabona umucyo wawe, umucyo ugatangaza. Rero jya ukomera kandi ushikame, Imana ntabwo ijya ihana abayo, jya wizera rwose kandi ntutinye. Ndagusaba rero niba ari bwo bwa mbere uje ukanda subscribe, ukande like, ushyiremo comment tubwire ibindi tuzaganiraho ku mavideo azakurikira. Niba imba mvuze hari ababa barabyanditse bahuza ari benshi nkakora video, ni byiza rero mujye mwirekura. Nabahaye ikaze, niki gituma mutirekura ngo mumbwire uko mwiyumva muri comment, mumbwire muti uzatubwire kuri ibi, uzatubwire kuri ibi. Mba nabibonye burya, niyo mpamvu ubona nyuma y'igihe mise nkora video. So rero uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro k'umuneke. Umuneke, hari igihe dushobora kurya umuneke wenda tukawurya tutazi umumaro cyangwa se tutazi icyo umariye ubuzima bwacu, ariko nk'uko nababwiye ngo burya imiti ituvura iri hafi, ahubwo ikintu kibitandukanya ni uburyo ki tubifata cyangwa se ni uburyo ki tubizimo. Ko umuntu ashobora kurya umuneke mu buryo bubi ntumumarire umumaro wakamaze. Ushobora kuba urya umuneke bino bishishwa ukabijugunya, ariko nabyo kandi ari umuti. Niyo mpamvu tuba twakoze ikiganiro nanagukangurira rwose kujya ukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ubuje ku Nkomangiro TV, kugira ngo ibindi biganiro bitazajya bigucika ugasanga uri kumbaza ngo watubwiye iki kandi narakivuze, sibyo? Abamaze kwikanda tumaze kugira ibihumbi 94. Imana ibahereze umugisha kandi igihira ibyo biganza byanyu. Ndashima Imana rero ko hari umubyeyi nawe watanze ishimwe ku mugoroba avuga ko yasamye kubw'imiti nababwiye, ndetse no kuba Imana yarayikoreyemo. Nshobora kuyibabwira ntigire icyo ikora, ariko ndashima Imana ko ikorera mu byumba bwiye. Na nimugoroba twongeye twakira undi mubyeyi ugiye kujya ku rubuga rw'abamaze gusama. Ni ukuri ndashima Imana ku bw'ibyo, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ku bw'abandi bantu babiri bambwiye ko bari bafite ikibazo cyo kuva, ariko kuva nababwira umuti bawukoresheje nk'uko nabibabwiye bikaba byarakamye. Ndashima Imana ku bw'ibyo, ibyumvire mu ijuru. Ndashima Imana cyane kuba mama banyandikiye bari kunshimira ko abana babo bakoresheje wa muti nabahaye cyangwa se nanabarangiye. Hari abayigura batayibona cyangwa batabasha kwitegurira bakayinguraho. Hanyuma rero ndashima Imana ko abayikoresheje baba arabona bayiguze hano cyangwa se bakaba barayikoresheje aho nababwiye bayikura bayisoromye, bikaba byaratanze umusaruro mwiza. Imana ihabwa icyubahiro kuri ibyo. Ndashima Imana. Mbere na mbere mbanza gushima, ntimukarambirwe. Iyo amashimwe yabayeho ni ngombwa gushima Imana. Ndashima Imana kubw'umuntu warangiye muramukazi we umuti wo kudakuramo inda. Urumva hari igihe umuntu akuramo inda, iyo asamye ivamo. Noneho hanyuma amurangira umuti namubwiye. Uwo muntu niwe nabwiye umuti, noneho awurangira muramukazi we. Muramukazi we ntabwo yasamaga inda ngo irangize ukwezi, ariko tugeze ku mezi 3. Urumva atari ubuntu bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro kuri ibyo. Rero ndashima Imana nabo babyeyi abana babo batsinze kubw'umuti nabahaye, Imana ikawukoreramo, nabo bumve ko mbashimye kuba batinyutse gushima. Ndetse ndashima n'Imana cyane. Ndashima Imana ku mubyeyi wari ufite ibiro 97 akoresheje umuti icyumweru kimwe, ibiro 10 afite 87. Ubwo si ibiro 10 ahari ya. So rero ndashima Imana ku bw'ibyo, nihabwa icyubahiro pe, kuko Imana irahambaye. Hari ibintu ikora nkumva birantangaje. So rero nshuti yanjye
ujye umekinga sure neza ko warebye video nshyashya nashyizeho ni iz'umumaro. Ibyo ntazi ntuzabimbaze cyangwa se uzabimbaza mubwire ngo ntabwo ndabimenya, mba ndi gushaka andi makuru arengeje ayo ngewe nzi, hanyuma bikaba byiza cyane tugendanye neza. Reka twihute rero turebe, ese umuneke ushobora kutumarira iki? Ese umuneke ushobora kutuvura iki tutagendeye kuba tuwurya bisanzwe, cyangwa se ukawurya mu kavuyo ugafata myinshi ugafata mike? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Rero umuneke ni rumwe mu mbuto z'ingenzi ku buzima bwa muntu, sibyo, ndetse bwa buri munsi. Ni ingenzi cyane. Ibyiza dusanga rero mu muneke, icya mbere, umuneke ngo ubamo imbaraga umubiri ukenera. Mu mubiri wacu dukenera imbaraga. Rero mu muneke harimo imbaraga umubiri ukenera, sibyo? Muri garama 100 z'umuneke habamo karori 89. Ubwo urabyumva? Ikindi ukungahaye no ku mavitamine menshi. Umuneke wongera akanyamuneza. Iyo umuntu akunda kurya umuneke nta munabi, nta munabi. Buriya uzarebe abo bantu bakunze kugira umunabi, ushobora kumubaza ngo ariko ukunda imineke, akakubwira ntabwo ngiye nikunda. Kubera iki? Nyine ahorana umunabi, ahora avuga nabi, ahorana umushiha, ariko buriya icyamuzahura umuneke wamuzahura, sibyo? Noneho umuneke ugizwe n'amasukari yoroshye. Ni nayo mpamvu burya umuneke ari mwiza ku bantu barwaye diyabete yo mu bwoko bwa 2. Mujye mubyumva neza. Ukungahaye kuri fibre, kuko garama 100 habamo mu muneke, garama 100 z'umuneke haba harimo 2.6 garama 2.6, sibyo, bya fibre. Izi fibre zituma urwungano ngogozi rukora neza, cyangwa se ruhora rutunganye, bityo ntihabeho constipation. Niyo mpamvu uzumva umuntu mbwiye ngo akire constipation, mubwira ntakajye yibagirwa kurya umuneke. Noneho imineke ni isoko nziza ya vitamine B6 cyangwa se B6. Iyi vitamine irinda udutsi duto tw'ubwonko kwangirika, ndetse n'ikibazo cyo kugira insoro zitukura nkeya. Umuneke urabikosora, sibyo? Urwanya diyabete yo mu bwoko bwa 2, nabibabwiye, kubera ko irimo amasukari yoroheje, sibyo? Kandi urinda na kanseri zibasira mu nda, cyane cyane kanseri y'impyiko. Umuntu wese urya umuneke, nzi neza ntashidikanya ko akarya umuneke. Urumva imineke iranaboneka, ntabwo tugira igihe tuvuge ngo imineke yabuze mu isoko, nk'uko imyembe iza ari myinshi noneho ikagera igihe ikabura. Umuneke ntabwo wabura mu isoko. Abantu birirwa batembereza no ku mabase, ku dutaro, ugasanga nyine imineke iraboneka. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo burya ku munsi ntukabura umuneke, ugukingira indwara zose wumva, ufasha gusinzira neza. Abantu bambwiraga ibibazo, nzajya nkigarukaho kuko mubimbwira muri benshi, muti turaryama twumva nyine turabishaka, ariko twajya gusinzira ibitotsi bikabura. Nyine kubera ko uryama ugahita ugwa agacuho, buriya ntuzi umuruho abantu bafite badasinzira. Rero umuneke ni umuti mwiza ku bantu badasinzira. Umuneke ni umuti mwiza ku bagabo n'abagore bashakanye, sibyo, mu gihe bagiye gukora urugo, sibyo? Ubwo murabyumva rati ibyo mvuze. Hanyuma rero ufasha gusinzira neza mu buhe buryo? Umuneke iyo ufashe Gros Michel ukayikatagura, nkunda kubisubiramo, iki kintu ni umuti ukomeye. Ukayikatagura, urawoza neza. Gros Michel uriya muneke ntago ari Kamara, si Poyo, si Fia, urya twita Gros Michel. Urawufata ukawoza, ukawukata nk'uko ukata karoti ndetse n'igishishwa utagize gute. No mpamvu nkubwira ngo ushobora kuba waruza umuneke ku buryo utonoye ariko utazi akamaro ushobora
kuba wakugirira uwuryanye n'ibishishwa. Bizatuma ubwonko buruhuka, biruhura ubwonko, bikanatuma usinzira neza. Iyo ukataguye gutyo ukanyanyagizaho umutobe wakamuye wa seleri, urasinzira neza cyane. Ndetse mwabonye ko bantu bari bafite ibibazo by'amenyo, ugasanga amenyo ni umuhondo cyangwa se ntabwo acya. Mwabonye ko iyo duhishye mu gishishwa cy'umuneke, kuriya wamaze kutonora ugahiha, warangiza ugashyiramo agakorogate n'umutobe w'indimu, ibintu biba sawa, ukibroshesha amenyo yawe agarura isura nziza. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo umuneke ufite akamaro gatangaje. Njye nubwo nakavuga ngo karangire, mwarambirwa. Nibura ujye ufata umuneke umwe ku munsi, urahagije. Bizatuma ugira ubuzima bwiza, bizatuma ugira ubwonko bukora neza, ntiwibagirwe, sibyo? Bizatuma bizagufasha gutakaza ibiro. Hari abantu bifuza kunanuka. Hari ikiganiro nigeze nakora mbwira abantu kunanuka, numva umuntu aravuze ngo none se ngo we kutananuka. Njye ntago ndengeranye buriya, ariko iyo njyewe ndabizi, iyo ngiye kurengerana ndabyumva nkaba nagabanyaho, ariko ntago nkunda kunanuka. Abantu rero ntago dukunda ibintu bisa, ntago dukunda ibintu kimwe, sibyo? Kandi ntago nzabura kubabwira, ubu se umunsi nababwiye umuti wo kunanuka muzambwira ngo we kutananuka, cyangwa se umuti wo kubyibuha wenda nanutse muzambwira ngo kutabyibuha. Njye ariko nkunda kubyibuha pe, nyine bitarengeje urugero ngo bibe byagukurura indwara, ariko nigeze kunanuka ngera ku biro bikeya. Nkunda kubibabwira, Imana nibiteyeho akanyama ni ukwishima. Kurengera nibyo bibi, sibyo? Ibiro biri mu rugero ni byiza. Rero umuneke kurya buri munsi bituma utagira obesity, cyangwa se bituma utagira ibiro by'umurengera. Noneho rero bizakurinda kurwaragurika. Hari abantu bakunze kurwaragurika, cyangwa se abana bakakunda kurwaragurika. Mu mbuto ze ntukamuburire umuneke kukurinda kurwaragurika, kubera za vitamine nyinshi nababwiye ziboneka mu muneke zitandukanye, n'amavitamine D abamo, mbese B6, amavitamine menshi aba mu muneke. Uzatuma amagufa akora neza. Bantu bakunze kuribwa mu mavi, ugasanga mu maboko barazanamo ibinyabinya. Iyo uriye umuneke nibura umwe ku munsi urahagije, ariko ukamenya ko buri funguro ryawe byose ryajyanye no kuba wariye umuneke, bizagufasha rwose kugira ubuzima bwiza. None se ubu ngubu sinarekera? Ntimwumvise akamaro k'umuneke? Niba utawuguraga ubugure, no uzakuvura ibyo byose, ukuvure. Niba ufite umugore ukunda kugira umunabi, niba ufite umugabo ukunda kugira umunabi, mu byo umutegurira ntukaburemo umuneke, bizamufasha cyane kugarura. No kumusengera of course, ntabwo wamuha imineke utamusengeye ngo bigire icyo bikora, kuko Satani ni umuhanga cyane, ariko si umuneshi, ni umurwanyi, si umuneshi. So mujye munabasengera. Hanyuma rero reka ndekere nkwibutsa gukanda subscribe, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda, Imana ikandusha.